Shalom shalom, hobe hobe cyane, ndabarakije mu izina rya Yesu, Imana ibamugisha. Amazina yanjye nitwa Nadia Mugirasoni Asuma, bakunda Yesu, ndashima Imana kandi ubuntu bwo kumenya Kristo. Rero ndi hano kugaba Elayono cyangwa kuga Elayono, umusozi Elayono, bazaniye inkuru nziza aho muri hose ibihugu bitandukanye mu Rwanda ndetse no ku isi, yuko noneho twafunguye YouTube channel aho tuzajya dukurikiranira amasengesho, ibiganiro ndetse n'ijambo ry'Imana n'ibikorwa bya social nk'uko dusanzwe tubikora. Rero hariho abatazi Elayono icyo ari cyo kandi cyangwa se ikisobanuye, ariko Elayono ni umusozi wo gusengerwaho n'umuryango, duhuzwa no gusenga no gukora ibikorwa byiza, dukorera Imana uko tubishoboye mu buryo bufatika ndetse n'ubw'umwuka, dusenga, twiga ijambo ry'ubugingo ndetse dukora n'ibikorwa bya social. Uyu muryango rero watangiye itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2021 nibwo watangiye. Utangira turi mu gihe gikomeye cyane cya COVID, insengero zifunze, abantu tutakibasha kujya mu nsengero ngo dusenge, tucyazanye twige, ariko umwuka w'Imana nzaho anyumvisha ko tugomba kuzamuka umusozi Elayono. Umusozi Elayono rero ngiye kureba muri Bibiliya sanga umusozi ufite amateka akomeye cyane mu buzima bwa Yesu yamaze muri iyi si n'umurimo yakoze. Uwo musozi Elayono uherereye mu burasirazuba bw'umujyi wa Yerusalemu. Ni ahantu hari amateka akomeye rero mu mibereho ya Yesu n'imirimo yakoze ari muri iyi si. Rero nsanga ni umusozi wo gusengeraho, ni umusozi wo guhura n'Imana, ni umusozi wo gutyarizwaho, ni ahantu twigira gusenga, ni ahantu dutorezwa gusenga, ni ahantu twigira ijambo ry'ubugingo. Ndavuga rero Mana reka tuwuzamuke, ko narimenyereye gusenga, turawuzamuka. Nuko bimeze, ni umusozi dusengeraho online. Twatangiriye muri ku murongo cyangwa umuyoboro witwa Free Conference Call. Dutangira dusenga mu gitondo, mu gicuku cya nijoro, ubwo ni mu gitondo ndetse no ku manywa. Niho rero twakoreragaho kugeza uyu munsi iyi saha, kuko twateranaga kuva saa 9 z'ijoro kugeza saa 10 n'igice. N'ubu niko duterana, niko amasaha yacu ameze. Kuri uwo murongo muraza kuwubonaho, ndetse no ku manywa saa 7 n'igice kugera saa 9. Uyu musozi rero wa Elayono ntabwo ari umusozi nk'imisozi isanzwe tumenyereye, ariko ni umusozi tuzamuka mu buryo bw'umwuka, tugacyazanya, tugatozwa gusenga, tukigishanya, tugasubizamo imbaraga. Kandi ni umuyoboro Imana yadushyiriyeho kugira ngo tubashe gukorera Imana. Uhuriyeho n'abantu batandukanye, ntabwo ari idini. Ni umuyoboro uhuza abantu batandukanye bakunda Imana, bakunda gusenga, bafite inyota yo gusenga no kwegera Imana ndetse no gukorera Imana. Aho uri hose wakorera Imana, aho uri hose wasenga, aho uri hose wakumva ijambo, wasenga uri mu modoka, wasenga uri mu kazi, wasenga uri mu nzu yawe, ahantu hose wasenga bitagusabye kwimuka mugira ahantu ujya. Rero Imana iduhana umugisha. Niyo nkuru nziza nari mbafitiye aba Elayono. Uhereye ubu twatangiye, muboneke, mukurikire inyigisho, ntabwo muzongera kujya muzibura, ubutumwa ntimuzongera kujya mubura, tuzajya tuyibonaho. Rero uyu musozi Elayono tubonaho ibintu bitangaje cyane. Ku musozi Elayono niho Yesu yigishiriza abigishwa be gusenga. Umusozi Elayono ufite amateka akomeye muri Bibiliya. Abigishwa babwira Yesu ngo twigishe gusenga bari ku musozi Elayono. Iyo tuzamutse umusozi Elayono, ni umusozi wo kwigiraho gusenga, dutozwa gusenga. Gusenga birigishwa. Ijambo ry'Imana ngo musenge ubudasiba. Musenga ubudasiba ni ukuvuga ngo ni uguhozaho, duhora dusenga. Rero ntabwo umuntu yabona amagambo yo gusenga cyangwa ibyo avuga atatojwe, gucyazanya. Turacyazanya. Rero aha niho dusabira Yesu ngo atwigishe gusenga, tuhigira gusenga. Nanone ku musozi Elayono, igihe Yesu yariraga Yerusalemu, yari ku musozi Elayono arira Yerusalemu, abona ukuntu igiye kurimbuka. Yari ku musozi Elayono. Kuri uyu musozi Elayono iyo tuwuzamutse mu buryo bw'umwuka, tuzamuka turirira Yerusalemu zacu. Yerusalemu zacu ni izihe? Ni imiryango yacu, ni igihugu, ni amatorero yacu, ni isi, ni ubwoko bw'Imana, ni umurimo w'Imana. Aha rero tuzamuka dufite umutwaro wo kuririra Yerusalemu zacu kugira ngo zitarimbuka. Ikindi cyakorewe kuri uyu musozi, umusozi Elayono, niho Yesu yahereye abigishwa be ubuhanuzi bwa nyuma. Tubisanga muri Matayo 24. Ahangaha reka tuhasome kuko ni ingenzi cyane. Igice cya Matayo 24 umurongo wa 3 haravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazaho ari
biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ngo yicaye ku musozi Elayono. Yesu yakundaga kuzamuka umusozi Elayono, yakundaga kwicara ku musozi Elayono. Ngo abigishwa baramusanga baza ahari, baramubwira ngo mwigisha dusobanurire tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni ikihe, bizamera gute? Kuri uyu musozi niho tuzamuka tukajya kwihererana na Yesu, kuko Yesu nawe yazamukaga akirirwa mu bantu, akirirwa yigisha, akirirwa akora, ariko ngo bwakira akazamuka akajya ku musozi wa Elayono akajya gusenga. Natwe rero turakwiye ko twirirwa mu bintu, tukirirwa mu bantu, ariko tukagira n'umwanya wo gucomoka muri ibyo no mu bantu, tukazamuka tukegera Yesu, tukamuyoboza, tukamubwira se bizaba ryari, bizasohora ryari, igihe kizaba ryari, ikimenyetso cyabyo ni ikihe, kugira ngo tumenyeshe ibihe. Hari ibyo tuba tubona turimo turacamo uyu munsi, hari ibintu ducamo bitugoye, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo hari ubuzima. Niko Yohana byamugendekeye mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe, aravuga ngo ngo agiye kubona umurongo wa mbere, ngo abona ijuru rimukingukiye, ngo arangije ngo arebye yumva ijwi, arebye mu ijuru yumva ijwi rituruka mu ijuru amubwira ngo zamuka uze hano, ngo nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Yohana yumvishe ijwi, araramye areba mu ijuru rimubwira ngo zamuka uze hano. Hari ijwi ukeneye, hari ijwi nkeneye, hari ukuzamuka dukeneye, hari ukwimuka ukeneye, kugira ngo ubashe kumenyeshwa ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo urimo uracamo, hanyuma y'ibyo uri kubona bikugoye, hanyuma y'ubwo buzima, hanyuma y'izo ntambara, hanyuma y'ibyo bibazo. Nta handi dukura amakuru uretse ku musozi wo gusenga, uretse iyo twazamutse mu mwuka tukegera Imana dusenga, tukayibaza ngo tubwire Mwami ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe kizaza ryari. Haleluya. Rero nta kindi ku musozi dukora, aha ku musozi duhura na Kristo tukamubaza ngo hanyuma y'ibi harakurikiraho iki. Imana ibaho umugisha. Ikindi cya kabiri, Yesu ku musozi Elayono o yazamutse, igihe yavugaga yasenganaga umubabaro mwinshi, ibyo yabye bigahinduka amaraso, ari maraso ngo data nabishoboka iki gikombe kindenze. Yari yazamukanye n'inshuti ze 3, ariko inshuti ze zirasinzira. Yakobo na Petero na Yohana baramusinzirana. Yari yagiye ari abantu yizeye bamufasha, ngo ariko yigira hirya gato nk'aterwa ibuye. Arangije ngo asenga umubabaro, ngo arafite agahinda kenshi kenda kumwica, atakira Imana, arasenga avuga ngo data nabishoboka ndenze iki gikombe. Ariko ngo amaze kuvuga ngo bibe uko ushaka bibe uko nshaka, marayika ngo ahita ava mu ijuru amwongeramo imbaraga. Yesu abasha kwirambuza igikombe, abona imbaraga zo kuducungura. Hariya niho Yesu yaboneye imbaraga zo gucungura isi, niwe yakira imbaraga zo gucungura isi. Rero nshuti z'Imana, durakwiye ko tuba mu buzima bw'amasengesho, birakwiye ko wimuka, birakwiye ko ucomoka. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo ngo nimubavemo musange inyuma y'urugo, muze twihererane, mucomoke mu bantu, muze musange Imana, twiherere n'Imana. Kuri uyu musozi rero ni ahantu twihererana n'Imana, tukavugana n'Imana, tukitoza gusenga. Ikindi kizahakorerwa, tuzahumvira ijambo ry'ubugingo, ijambo rihembura. Icya gatatu tuzahakorera ni mu bikorwa bya sosiyale. Kristo akeneye ko atubona. Yaravuze ngo mwana nari ndwaye ntimwansura, shonje ntimwangaburira, nambaye ubusa ntimwanyambika, nimumve imbere sinigeze mbamenya, uti Mwami twakubonye ryari. Yagiye mutabikoreye babandi boroheje kuruta abandi, ntabwo mwabimoreye. Haleluya. Rero igikorwa cyo gusenga n'ivuga butumwa n'ubuhanuzi, izindi mpano zose zigomba kujyana n'ibikorwa bya sosiyale, imirimo myiza, kuko imirimo myiza iri mu bikorwa bizatuma nabyo duhabwa ubwami. Kuko baravuze ngo twarahanuye tuvuga mu izina ryawe, ariko Yesu aravuga ngo ibyo byose ntabwo bigeze mbamenya. Icyo ni igikorwa nacyo tuzakorera hano. Tubahaye ikaze abakunzi bacu ba Elayono, buri mu Elayono ahari tubahaye ikaze, n'abandi mwese muhawe ikaze. Ni karibu kuri uyu musozi, muze tuvome, muze dukorere Imana, muze dushake Imana, dushake mu maso y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 7:7 ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa, kuko usabye abona, n'ukomanza akingurirwa, n'ushatse abona. Dufite Imana ishaka ikabonwa, dufite Imana ikomangirwa igakingura, dufite Imana isabwa igatanga. Imana yacu si nk'abantu. Ni karibu muze tubane mu buzima bw'amasengesho, tubane mu ijambo ry'Imana, tubane mu mirimo myiza. Imana izabaha umugisha, Imana izabagirira neza. Nta muntu wazamutse uyu musozi wigeze usubirayo amara masa. Umuntu wazamutse umusozi w'amasengesho
yahuye n'Imana. Mose yarawuzamutse amanuka arabagirana. Ana yazamutse umusozi ari ingumba afite agahinda amanukana Samweli. Nshuti z'Imana, muze tuzamuka umusozi wo gusenga. Gusenga bikingura ijuru. Yesu amaze kubatizwa ngo akiva mu mazi, ngo agisenga ijuru riramukingukira, umwuka wera muzaho aramuhamiriza, ijwi riva mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira, mujye mumwubaha. Iyo dusenze hari ijwi riduhamiriza, hari ibihamya twakira. Imana ibahe umugisha, Imana ibagiriye neza. Ni karibu cyane, tuzakomeza kuri Free Conference Call FCC ndetse na YouTube channel yacu ndetse na Facebook. Ni karibu, muhawe ikaze, imiryango irakinguye. Niba ushaka gukorera Imana, niba ushaka gusenga, niba ushaka kumva ijambo, ni karibu tubane. Imana izabagira neza. Ndabakunda cyane, reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana nzima, Imana ikomeye, byiringiro bizima, uri Imana ishakwa ukabonwa, uri Imana ikomangirwa ugakingura, uri Imana isabwa igatanga. Ijambo ryawe rirambwira muri Yeremiya 29 kuva ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 13 na 14, aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza si bibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ngo muzagenda musenga, muzashaka mumbone, nimushaka n'umutima wanyu wose nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga. Data, natwe turi muri uru rugendo rwo kugushaka, rwo gushaka amaso kuri uyu musozi, kuri iyi cano, kuri iyi miyoboro wadushyiriyeho. Data wera, mwami turaguhamagara kugira ngo tukubone. Tuguhaye ikaze Mwuka wera, tuguhaye ikaze Yesu Kristo, tuguhaye ikaze Data mwiza. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka ari byo biba, ubwami bw'amahoro, ubwami bw'umudendezo. Buri muntu wese uzazamuka uyu musozi ndamusabira umugisha, buri muntu wese uzifatanya natwe ndamusabira umugisha. Reka buri muntu wese uzahakandagira, uzawurebaho, uzumva ubutumwa buhakorerwa, azakira umugisha, azahura n'igitangaza cye mu izina rya Yesu. Shinganishije izi cano, iyi cano mu maraso yawe, shinganishije FCC mu maraso yawe, shinganishije Facebook mu maraso yawe, ndashinganisha buri Elayono wese ahari ku isi yose mu maraso yawe. Musabira umugisha, mwaturaho umugisha, umukingura imiryango y'ibyiza. Ndetse n'undi wese uzumva aya magambo, n'undi wese uzifatanya natwe mu bikorwa byawe, umuhe umugisha. Reka ukuboko kwawe kwiza n'umwuka wawe mwiza bibane natwe twese, bane na buri muntu wese mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, mugira amahoro ya Kristo. Amen, amen.